Imyaka 33 yashize ntafite umuryango w'abavandimwe. Sinzi aho nkomoka oya, sinzi n'abavandimwe banjye, sinzi n'abo twari uturanye. Ubu nta muryango ngira, uwabona iyo foto akayimenya yamfasha akandangira umuryango wanjye. Isimbi TV hamwe na Sabi wanyu, kuko dusanzwe duhuza imiryango yaburanye, yatakanye ningira ngo murabizi. Hamwe na namwe nimumfashe, uyu mumama abona umuryango we. Jyane nurambariza igihumuro umuryango wawe urawubona. Jyane nurambariza igihumuro umuryango wawe urawubona. Jyane nurambariza igihumuro umuryango wawe urawubona. Kuba udafite umuryango ni ikintu kibabazanya, agahinda kuba udafite abavandimwe bawe. Ziko Isimbi TV hari abo yahuje, none nanjye ndabasaba ko mwamfasha uwababuze aka gafoko mu buto wanjye, akaba nzi niyandike komenti maze atubwireyo. Isimbi TV hamwe na Sabi wanyu, kuko dusanzwe duhuza imiryango yaburanye, yatakanye ningira ngo murabizi. Hamwe na namwe nimumfashe, uyu mumama abona umuryango we. Jyane nurambariza igihumuro umuryango wawe urawubona. Jyane nurambariza igihumuro umuryango wawe urawubona. Jyane nurambariza igihumuro umuryango wawe urawubona. Jyane nurambariza ikiyatinze aza mu Rwanda kuri 29, uku kwezi kwa 10 ndi gushaka umuryango wanjye twaburanye. Ndabashimiye Isimbi TV hamwe na Sabi wanyu, kuko dusanzwe duhuza